Kera nkiri umwana mukecuru yakundaga gusenga cyane kandi avuga n'ijwi riri hejuru ari mu cyumba cye, gusa kuri njye nabifataga nko kwivugisha cyangwa se ngatekereza ko yaba afite ikindi kibazo, ariko akambwira ati mwana wanjye iri sengesho niryo ryakijije ubugingo bwanjye. Gusa nta kwitotomba oya, ahubwo yari ari kuvugana na Yesu. Kandi mama yakundaga kunjyana gusenga buri cyumweru mu gitondo, ubwo kuko numvaga bitandimo natezaga amahane, nararwanaga kugira ngo najyayo, ariko yarambwiraga ati umunsi umwe uzanshimira kugira Imana mu buzima bwawe. Ubu ndabibona ko yari ari kuvuga iby'ukuri, kuko ubu naba mbabaye, nishimye se, nyinnye se, nunze ibisaga se, ntakiruta kuvugana n'Imana, ntakiruta gusenga ndetse no kuyitunga mu buzima bwanjye. Gusenga si amahitamo ya nyuma umuntu agomba gufata, ahubwo bikwiye kuza mbere ya byose, bikwiye kuza mbere ya byose. Gusenga si ukubura icyo umuntu akora, oya, ahubwo gusenga ni ugukora igikomeye mu buzima bwawe. Gusenga kandi si uko tuba turemerewe n'amakuba gusa, ahubwo no mu gihe cy'umunezero turasenga, kandi iyo dukomanze tugahita dukingurirwa turakomeza tugasenga, ndetse no mu gihe cyo gutinda gukingurirwa nta kabuza turasenga, kuko umurezi wacu aba ari hafi ashaka kutugusha mu mutego. Rero mu rwego rwo kurindwa kugira ngo tutajya mu moshya turasenga. Bamwe bati ntawe ukinasenga, yego nibyo, ntawe ukinasenga, kandi nta sengesho na ritoya ribaho. Dore gusenga byatumye imiryango yo mu nzu y'imbohe ikinguka, ndetse n'iminyururu yari imuziritse iradohoka rwose. Nta buryo butari bwo bwo gusenga, ndetse nta gihe runaka wavuga ngo nicyo gutangira gusenga. Kandi wibuke ko nta kwifata uri imbere y'Imana, ahubwo umubwire ibiri mu mutima wawe, ndetse na rya banga rya rindi utabasha kubwira abandi, bya bindi byaba bikuremereye nabyo bimubwire. Suka amaganya yawe yose imbere ye, kuko yita kuri wowe. Kandi nta dini, itorero wavuga ngo risenga neza kurusha irindi, kandi umwuka Yesu yatwoherereje niwo udufasha mu gusenga bikwiriye. Nuko rero yibwire, kandi yibwire nk'umwana uri imbere y'umubyeyi ategereje icyo umubyeyi amubwira. Gusenga kandi bitunze kandi bitungishije benshi. Dore uwari ubabaye atanye ibyiringiro by'ubuzima, kandi n'uwari ufite agahinda ndabona ibyishimo bimusaze, ndabona ibyishimo byuzuye mu maso he. Ese urumva umutwaro ukuremereye? Wutware mu isengesho, wutware mu isengesho. Ubundi uwagutuye wa mutwaro wari ukuremereye, ndavuga wa mutwaro w'ibyaha, aragutura. Dore ni nawe wari uremereye cyane kuri wowe. Rero n'uwo ufite utware mu isengesho araza kuwugutura, kandi natawugutura uyu munsi aroroshya, aragabanya imisonga. Nusenga ntusubizwe, ntubabare. Dore nanjye sinzi igihe uzasubirizwa, ariko icyo nzi cyo birashoboka ko igisubizo cyaba yego, oya, cyangwa se kakubwira ngo tegereza. Gusa icyiza, igisubizo cyose azaguha arakurebamo gutegereza wihanganye kandi ushikamye. Umwe yagereranyije gusenga kwacu agira ati buriya mu gihe cyo gusenga
kwacu, ngo amasengesho yacu ajya agera kure cyane, ngo agatambuka n'inyenyeri, ngo icyo gihe ngo abashaka kureba Imana, ngo kandi ngo umutima w'umuntu uri gusenga ujya ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi, ngo icyo gihe uba ushaka kureba Imana. Icyama uwanjye n'uwawe tukajya dusenga, imitima yacu ikagenda igakomanga ku rugi ikabona Imana. Gusenga ni intumwa nziza nabonye, ni intumwa itazayobya ubutumwa bwawe, ni intumwa itazagutenguha, ahubwo izajyana ubutumwa bwawe uko biri ndetse n'uko bungana. Ngo kandi na wa mwana mutoya muto cyane uzi gusenga ntabwo azigera agira ubwoba, ngo kuko icyo gihe azafashwa no gusenga. Uyu munsi senga, uyu munsi itoze gusenga, bigira ubuzima. Gusenga ntabwo byicuzwa, guhera uyu munsi wasenga kandi mu myaka 100 uzishimira ingaruka z'amasengesho, kandi uzishima neza kuko zizaba ari ingaruka nziza, kuko urasenga ugasengera ubuvivi, urasenga ugasengera abuzukuruza ndetse n'ubivuvure, kuko isengesho ryawe rikora ibyo utarebesha amaso, isengesho ryawe rigera kure kandi rikoreshwa icyo Imana ishatse kurikoresha. Niba wumva ufite icyo ukennye muri wowe, sanga Yesu, kuko nawe ajya aza akareba abana be ngo bamusange noneho abakenure. Njya nibaza mbese ubundi gusenga ko buri munsi dusenga, ko mbona abasenga, ubundi gusenga k'umuntu bizarangira ryari? Ari kumwe yatanze igisubizo cyiza, aravuga ngo niyambuye umubiri upfa, ngo nambaye kudapfiteka, ngo nibwo bwonyine ngo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Nanjye nibyo nifuza kandi nawe nibyo mwifurije. Reka tuzasezere ku bihe byo gusenga ari uko uyu mubiri twambaye tutakiwambaye. Reka twizere ko hari amasomo mukuye muri iki kiganiro twise Stay Connected, turushaho gusabana n'Imana, turushaho kugira connection yacu n'Imana. Ngira ngo mubaze, ese connection yawe n'Imana iracyahari? Unsubize, nawe wisubize, nurangiza ugira icyo ukora. Yari Evariste, Eva TV. Niba utarakora subscribe, reka tugusabe ko wayikora kugira ngo urusheho gukurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Mugira amahoro.